nimukurikira umukino. ariko nukuri ntakwijya mubwira mubeshya Diana. Ariko Peter, umushushanya ubona ndinjije ko gushushanya kutese ko hora mara kuvugana n'umugore wawe warangiza ngo ni sister. ariko mubwiza icyo Diana cyose ngira umugore uramujyanye. oya none se nzagendeka kuvugana n'abantu ngo nuko turi kumwe ngaho nado akira telefone singiye muhamagara umubaze. Aha, ubwo se namenya mubaza ngo iki nyine umubaze uko ushaka maze urwikiye kwe rushiri wirakara. Ariko Peter sibyo higa mba numva mufitiye impungenge shiri. ngaho re impungenge zikize kandi haraga abandi bashobora kukuntwara n'ukuntu wantwaye uruhu n'uruhande ukanesha urubyaro ukanesha urushako bambe. ariko se kuri mu mugore mwiza diye niko amaso meza iminwa myiza ukwese njya kukubeshya kutagusohokana ahantu nk'aha ngaha ni ukugupfusha ubusa pe. nigeze koko Peter ndakubeshya se uwakubwira ukuntu nkunda iryo jwi ryawe. oya se kandi ntabwo uriye na cya Kalisa rwose buriya kuko yaribeshyaga ngo ndi umugore we. kandi wasanga atari yarigeze gusohokana ahantu nk'ahereka yambwiye iriya mbwa ngo ni umugabo yansohokanaga kangahizi afite ikisi kabaga yakubise ikisi ngo ntiyajyanaga mu kabari k'amafuti. mbese ubundi kari nkayo yose akagabo kakabwa kagatinda hari kaba gashaka umugore mwiza nkawe kukazamumaze si nk'ibi byose se sha. kandi nyine sheri ngiye nabaga nishakira kujya muri hoteli nziza umaze nkanahatinda rwose ku buryo umutima wanjye uguwe neza. umva rero Diana ibyo byose rwose bindege sibyo kuko Parise ndahari rwose kandi n'imodoka irahari kitavuze nta mafaranga kwa Peter rwose harahari. mbese ubu nituva hano tuzakomereza yewe tuzajya se kandi wibuke ko wanyemereye kuzajyana mu mahanga sibyo nanjye nkurira indege mbese mumbaye. reka mubwire Diana reka twifate neza yewe wumva ibindi gira ute bindekere umbwiye ngo iki yakubwiye ngo sibyo rato icyo ntabwo wase n'iki iyo urabona ayo maso yawe ntirekera nkanezerwa kuko ntatumaze ngamo amarira ariko koko nzakwitura igipeta usanyitura uko ubyifuza Diana icyo udashaka rwose umuntu wese ko mari ari wese nanjye ndagufite nawe wajya kunsura nkabura uko nkwitaho kubera urukururano rw'umwana wanyahamagara ngo dusohoke nkaza nikandagira kubera ko nzi ko nasize umwana wenyine. ariko ndahari wese nagize amahirwe umwana bamuhase umeze neza. reka mubwire Diana nkunda kunyiyumvamo cyane rwose ndagukunda Peter. ese ubundi ko wari inshuti ya Kalisa kubera icyo atari we wanyijyaniye imbere wose. reka sha urumva nabone ngo ubwenge buza ubujiji wese ntubizi byenze bitwise Kalisa yakonyeretse nyine mwana amaze gupanga gahunda yo kubana. urumva rero ntaho nari kubihera rwose sha nuko utabizi kubona numvise nkwikundiye maze numva cya Kalisa nahita ngikatira. ceceka uzi ko nanjye ari uko ariko yego ese ntibibuka ko natangiye kugutera ukiri umugeni kaburya numvaga nahita mva kwa Kalisa nkakwisangira rwose. Kalisa rwose twaramuhamije reka nisomere inzoga yanjye ahubwo wa mugani rero twamwisa kwikazira ikaze kubi inzoga iriyubashye ntabwo igurwa ibonetse we rero usigaye uzizi kundusha reka zinyoye igihe waratsimuye rwose ubu nsigaye nziza ihenze iziryoshye izisindisha cyane n'iz'utuzi. uba se none se Kalisa yajyaga kugura izisindisha cyangwa kugura n'iz'utuzi. umva
Pita mbabarira rwose witangira kumbiriza umbaza ibya Kalisa wimushinyagurira pe iyo yabaga ngo yansohokanye yanguriraga byeri ngataye inda yabyimba gatanye naho ngo iki rufuro imbikanye bigera hirya iri abadata we tekereze ko byeri koko nyine byeri yonyine ze nayo rimwe na rimwe umugore mwiza nkawe nise ugira ngo ndamubeshye yakora ntubeshya rwose ntabwo uri umugore wo gutungwa n'umugabo udafite ku ikofi uyu mugabo wiyubashye nkawe sheri none se Dayana ndakumva sheri harya buriya uriya mwana ntiyari akwiye kuba afitwe na nyina ra umwana we wa wundi wanyu kubera iki nyine yuko mu mategeko nyine y'umugore n'umugabo batandukanye umwana uri munsi y'imyaka 7 aguma kuri nyina none Seriza wanyu sinabonaga icyo gihe yari afite imyaka 4 yego shani yari afite ariko nyine urukiko rwategetse ko Kalisa umutwara ngo kubera ko nari nshoboye kumwitaho da uretse ko ngo amaze no gukura nkurikije igihe gishize none se wabana na se gusa ya ntabyo nzi ntabwo ujya umusura se nibura mushaka y'iki se nari kumwe na se nagize amahirwe baramumuhana nawe ngo ndirwa mwiruka inyuma ariko niwe wamubyaye ariko niwibuka ukuntu wajya gumamagara ngo twigendere nkabura naho umusiga yewe ubwo se nibura ntujya unamukumbura nkumbura nde Kalisa oya da ntabwo rero yivugira umukobwa wawe naho se cya Kalisa yewe naba nkigirira impuhwe ziki ariko rero nawe utangiye kumbereza kutese nk'ubwo kuko ibyo ubizanye mute gusa Kalisa ndagira ngo nkubwire ko ntazamuha amahoro nkiriho kagira imana mwe rwose singiye kubeshya cyari ikibazo cy'amatsiko da reka tubireke ibyo ngibyo twikomereze gahunda zacu rwose byari bitangiye gukunda akazi mbese wari ugiye no kurira igikoro ihoreresha sibyo ariko Pita ndakufashe ubu kuko imyaka tumaranye turya ubuzima ko ari myinshi utegereje iki ahore ikirebana n'iki se kandi wajya kumbwira se ko nintandukana na Kalisa uzahita unyitwarira tukabana kuko harabura iki urabona nzakomeza kujya mba mu nzu yanjye nyine kugeza ryari ese kucecetse Pita
masenge naramubwiye kubera iki utagiye gukorana n'abaturanyi mama yarambajije yarambwira ngo ngiye mbibwira azacunga kuki utagiye kubibwira mwarimu wawe nange kandi mama yarambwiye ngo nzasubira ku ishuri rumfashe kuki se njyewe nazaga ntubimbwiye mama yarambwiye ngo nimbibwira azacunga Lisa mbabarira ibyakubaho byose nuko ntari mpari kandi nari naragiye mu kazi ntabwo nari nzi ko mama wawe azakora ibintu nk'ibyo mbese uzakomeza kuba wenyine papa cyangwa uzazana undi muntu ntabwo mbizi nanjye ese ubundi ubu amasate ko ntamwibuka umukumbi se nzashaka kujyana uyu musambi oya zigomera kwa masenge cyane kuboneye nawe hano kubera iki se udashaka kujya kwa mama wawe atazongera kunsiga mu mubyeyi kandi yarananyanga wayabwira n'iki se ko yakwangagariza Kalisa muko byihoreye yewe mbirimo neza ubwenge nzise ngiye wibwiye yuko Kalisa yancika nzamwikururaho nzamuhaka kugeza ubwo azabona ko dukwiye kubana umva nkubwire Julia hariya nutsindguza waravucyose erega nakubwiye ngo tuzabyibonera ariko none ndakwizeye nawe ntabwo woroshye ariko sheje wundi nari mfashwe Queen we kuki warufashwe nabi cyane ahubwo warufashwe tese usigaye wibase kandi oya da ntabwo niba ego ko ibaze nibyo kakoma uretse ko nubundi bisababyo ngira neza ariko sirimo kumva icyo ushatse kuvuga bagakobwa umva ndari nibereye mu kabari bitagiye kungurira nuko nari maze kumva ntangiye no gusinda nuko ngiye kubona mbona Blaze arahahinguye ariko nyine kubw'amahirwe mubona gituruka ruguru bitambwira pita ko nigendeye arabatara kubanya bagakobwa muzi yuko ari inshuti ya Kalisa nyine nicyo cyatumye mitambura ubundi se ko ariyo yayo ukiwe na Peter mwari mwanyibese akakomana ariko ubwo ni ngombwa ko burya azajya ahora dusohokana twembi ariko uriya muhungu nawe ni ikirara cyujuje byangombwa abona utangiye kumutuka kandi ari wowe umwogeza ngo azikugura none se ndabashya ntazi kugura we Julia tuvugisha ukuri abantu bose bajye batujyana ubona Peter atari we wirekura tukadabagira cyakora pe aragurabye uzi ko akubwira ngo mutange komande y'icyo mushaka cyose amafaranga arahari kandi akishyura kuri ushize yanatumije inzoga ye 100 we nzi ko atari bwemere kuyishyura mbona yishyura ifaranga bitagira ingano yiwe uriya n'umukire wajye mwihorera ariko rero buriya nibaza amaherezo yahe birakureba se umusore nk'uriya utarubanura basohokana nabo abajya kurarana nabo ewe none so mubona uriye igero utamaherezo yacu cyakorange namaze urwanjye da wamaze urwawe gute nyine umugabo ndamufite abana ndabafite ntawe ndambageza ngo azambenga ugushatse kubwira nde umfara we nyine ni wigira inzango zatoragura amashashi akubwo urumva amagambo utagiye kumbwira kwi n'ukuntu ari wowe wanyigishije imico mibi yo kunywa inzoga nkanasinda wengira urwitwazo usibye ko twabaye inshuti nkajya nkukoraho tukajyana kugira ngo ubundi wari woroshye winci intege di nawe kuba warabonye umugabo so kubera ko ari marayika ntabwo naguciye intege ariko niyo mpamvu nyine ndimo gushimangira ko ukwiye kumenya ubwenge ugafatira n'igihebe ntihagire umuntu baziranye uko ubona ubundaguza nyine ahubwo uzabona uko ubyitwaramo ariko rero ntacyo mba nakoze ngo nereke Kalisa ko mukunda pe gusa nyine araruhije aruhisha tese ariko ubwo uzi ko ari umuntu uhora ucecetse udashobora kumenya ko yishimye cyangwa arakaye none se buriya uri Kalisa wapfa guseka umva di kubera iki se kubera iki se ntifitiye ibibazo ukuntu gukora bishoboka ukamusetsa nyine akabona kuri ingirakamaro mu buzima bwe wanjishiwe nzakwigisha kugeza ryari ewe nzagerageza ariko ntibyoroshye mva mbese icyoroshye so urumva ari iki nyine sha Kalisa sigaye ari umukire umva umukire wongere kunga umukire ngomba gukora uko nshoboye tugasezerana tukabana si ibyo se nyine mba nkubwira kera byazakwanga nyine mukagabana kuri iriya mitungo afite yego shawe reka nshyiremo agatege nzamukorera ibishoboka byose kugeza mwemeje uzigira inzanga rero uzashituka abandi bana bamwigaruriye bumirwe
ego ko daya nuko usigaye usa ndasa neza ubwo uratangiye ntawamenye ko ari wowe wa kera ubanza ifaranga usigaye uri naryo ubu ure kurigira wowe ufite akazi ubona umushahara wa buri kwezi byihoreresha umushahara se ni iki ubwo waretse kugira iryaho dora ubu ndakurusha gusa neza koko mfasha urasa na bike merci mama kuri sidi ntabwo urashaka umugabo aha ndi hafi kubatumira ntiwumva nuko mbona izo mwubatse nkumva ubwoba buranyishe ubwo wase bw'iki upfa kuzashaka umugabo ufatika wowe gusa ibindi bizikora none se sha nuwa hehe muzamumenya igihe cyageze di ubwo se dushwanye gushwana se urumva ari ngombwa namenya biza bite muko harya ubu ngubu pe watandukanye na Kalisa cyane rwose ubu nta stress ukuntu ubukwe bwanyu bwari bwiza ni akazi kabwo ubusuba heye ubana nande ibyo byose umbaza ntabwo ari ngombwa kubibonera igisubizo dora ntacyo tubyihorera rwose tubireke none se kutajya uza gusura umukobwa wawe di gusura hehe wasanga utazi ko ndi umwarimu warize Kalisa yaje kumutangiza iwacu rero uravugisha ukuri ndamwigisha nyine shase ntacyo yigeze ambwira muracyavugana se ntacyo twavugana kuva twatandukana ariko nyine iyo nshaka kumutesha umutwe mubwira ko nshaka umwana wanjye n'ubwo bwose ubu ntawe nkeneye ngaho ntukeneye umwana wawe rero nongeye kwishyiraho ikiziriko dora none se ubundi wajya ujya kumusura haba kwa nyirasenge ukareka umwanduranye ubwo nahinguka yunguki umwana mperuka afite imyaka 4 none ubu ngubu akaba agize imyaka 10 ariko daya uri umugore w'ikirara koko nabaho pe kubera iki se baba we ni gute umuntu amara imyaka 6 atarabona umwana we kandi atabuze uko amugeraho bivuze ngo kuva mwatandukana na Kalisa nturongera kubona Liza cyane rwose ikiziba nuko ari kwa bene wabo ubwo nyine namuhaye rugari ngo yite ku mwana we cyane ko ngo ari ubishoboye niko yavuze se ku rukiko rwabyanze niko se daya niki kuba umwana baramuhaye se kandi yari mutoya kuriya wowe urumva ntacyo bisobanuye iki se kuko buri wese ari byanyakiriza havutse ba nyina bagapfa busabana yego iki se none se ko numva nk'umwana na nyina ni nk'ipata n'urugi ntabwo ujya wicara ngo wumve agatima gakubise bituma ugira urukumbuzi ujye kumusura koko byo ni byawe sha umva aho wahereye aho umara nawe uzabyara nako uzashaka nugira umwaka ushaka umugabo wa nta kigenda hanyuma ibyo byose bigushiremo ntabwo mbyumva ariko n'ubwa mbere mbonye umubyeyi nkawe wigize buto budashirereye ariko kuki mukunda kuvunwa n'ibitabareba ahubwo ngize amahirwe ubwo nkubonye bikangusaba ikintu kiraba ari igishoboka kirashoboka cyane ndetse ngaho mbwira uramfashije cyane kumpaye amakuru ya Liza ubu noneho ngiye guhangana na Kalisa neza cyori mute se kandi mwaratandukanye byemewe n'amategeko none ngo muzahangana nyine none ko yambwiye ko ngo ninshaka kujya ndeba Liza ngo nzajya mbanza kwimubwirara ariko afite ukuri twambise ukuri se nyabaki si umwana wanjye naba ngiye gusura none se ubwo arakwibuka se wa mugani baranyibuka disi ubundi se ubu nge nduhuye namwibukara uzi ukuntu asigaye angana yo none se nyine urumva kubimenyesha se mukajyana bidakwiye ngo iki ariko uranyitiranya ahari nta hantu najyana n'uriya mushenzi gusa uwambonana nawe we nawe ngiye buriya nawe rwose none se uzarenga ku mategeko hari ubwo akinshinzwe se unsigaye nigenga di icyo nshaka njye ni ukumutesha umutwe akamenya ko murenze urumva ubundi se njye nkeneye kwizirikaho umwana ndashaka gusa ko Liza azakura azi ko ndi nyina icyo kirahagije sinkubeshye nanjye naragenze ndabona iki ntabwo uzi ukuntu Kalisa asigaye ameze neza pe shaho uva marayo yabikura heza aho kumva nkubwira ko tugiye kubigenza gute se wowe uzandangira aho wigisha nzaze kwibanga umperiza tuvugane n'umwana wanjye nta mpamvu yo kwinginga abamerekeza urumva ahubwo we mpa nimero yawe ya telefone ubundi nzakuvugisha hariya nigisha se ko nta muntu ujya uza gusura umwana atazwi ngo bikunde mvara ubwo ze nzaba ntazwi gute kandi nzaba magusanga ubu uzavuga ko nzi hanyuma umwana wanjye tuvugane ariko ubwo urumva guhangana na Kalisa kwawe bitagira ingaruka ku mwana gute se niba ufite icyo wafasha umwana wareba uburyo ukimugezaho ariko utamutesheje umutwe nduzi ko wivugiye ko nta zindi mpumuro ufite
ariko se waretse ukazamfasha uko ushoboye ibindi nkivugishiriza umwana. aha nzagerageza ariko ubwo nibyanga nyine ni akazi Nibizanga yewe nibizanga. Biranshimishije rwose ko uje gusura Liza. Nibyo. None se Liza yabaye ameze ate? Ko wikanze se humura nta kidasanzwe. Anishimwe. Erega mayo uriya mwana arampangayikisha. Birumvikana uburyo umubyeyi wese ahora ahangayikishijwe n'umwana we. Ubwo rero nanje kubabaza uko Liza yitwaye mu ishuri. Liza rero ni umwana ubona afite ubwenge ariko nyine ahora yigunze mbese asa n'udahari. Akunda burya no gukubita abandi bana. Yo. Sinakubona mu myaka ishize wabonaga agerageza kurwana byo nayebewe rwose ikizabimucaho. Umuco mubi cyane. Naramwigishije ngo abireke ubu narenze rwose ko atongeye. Ewe ni ukumuba hafi by'umwihariko kubera ko ubona byanze bikunze afite ikibazo. Ariko yena nuko ntigeze mbaganiriza ku by'ubuzima bwe. Liza n'umwana wabyirukiye kuri nyina utamwitaho. Ese wabonaga ko yamubyaye atabishaka? Ibyo se bibaho? Byarabaye cyane ndetse kuva nashakana na nyina ndakumva yamenye ko twite mbona biramubabaje. Yashakaga umwana se ubwo? Kuva rero yabyara yahoraga agatoteza agacira mu maso kakiri gatoya akabwira amagambo menshi adakwiye umubyeyi ku mwana yibyariye. Iyo ariko disi ubwo yari yarabitewe n'iki? Simbizi pe. Igihe cyo gutangira ishuri cyarageze akajya akajyana ku ishuri ngo agakubita. Abibwirwaga n'abamubonaga bambaza niba ari nyina cyangwa ari mukazi. Nawe birababaje cyane n'ukuri. Noneho byaje kugera naho ku ishuri bazajya bampamagara ngo umwana yabuze umucyura. Ndumva ariko pe none se kuki wowe utamwijyaniraga? Urumva iyo nabaga nakoreye hafi naramwijyaniraga. Yego. Kandi abona akoraga ntabwo hari hafi yo mu rugo. Nyine rero niwe wabaga hari kuko yabaga ari mu rugo atarabona akazi. Birumvikana. Yewe hari nubwo natahaga ngasanga rizasinzira inyuma y'inzu ariho nyine yamusize. Mbega ngo ndasesura umeza. Ubwo se umugore wawe nta kibazo yari afite mu mutwe? Akarobora ukeneye iki se? Baba we. Kuko nagerageje kumwicaza ndamuganiriza ambwira ko njyewe ntacyo mvuze. Ko ntakwiye kujya niha kugira icyo mubaza. Byabaye birebire biba bibi cyane rwose tugera nubwo tujya mu nkiko batabagatanga. Ntabwo byari byoroshye. Urukiko rwategetse ko umwana nubwo ari mutoya ari njyewe ugomba kumugumana nkamenya uburere bwe kuko ari njyewe nyine wari ubashije kumwitaho. Nibwo ntabyumva da ubundi umwana ukiri muto yaba agomba guherera ku ruhande rwa nyina. Iyo nyina abasha kumwitaho niwe umugumana. Ubu rero ntabwo bisanzwe ubwo nyine basanze ari njye ugomba kumurera. Ihangane rwose kandi ukomeze wite ku mwana wawe dore ko n'ubundi ntabwo utagize. Igitumye rero mvuga ibi byose nta kibazo nuko ari mwebwe mubana na Liza umunsi ku munsi kubera ko yabuze urukundo rwa kibyeyi akiri muto cyane. Birumvikana n'ukuri. Ndatekereza ko aribyo biba bigenda bimugarukaho. Birumvikana. Akigunga ndetse n'ubwenge bugasubira inyuma. Naho kurwana byo nzagerageza bizamushiramo. Nahise ko yarereshejwe inkoni. Nabyumvise rwose buriya birashoboka. Icyo nifuza kubasaba rero ni ukujya mumfasha kumuba hafi. Nanjye nzagerageza gukora ibishoboka byose. Ngenda mbigerageza gahoro gahoro ariko nyine nta kintu ashobora kumbwira. Nanjye buriya hari ubwo mubaza aho kunsubiza agahigima. Ariko rwose nyina yarahimutse pe cyane. Kumva umubyeyi w'umugore udafite ubumuga na bumwe yanga kurera umwana kugeza ubwo bategeka ko se ari we umuhamana koko birenze ubwenge bwanjye. Nta kundi. Ihangane. Ubu rero ikintu kinzanye ndagira ngo mbasabe rwose ntazagire umuntu n'umwe ugomba kuzaza hano avuga ko aje gusura Liza. Oya ntawe. Kiretse njyewe cyangwa nyirasenge babana kandi ngira ngo muramuzi. Nyirasenge se ko ari umuturanyi turamuzi. Ubu rero nje kubagaho kubera ko ejo nyina yantesheje umutwe ngo akeneye umwana we. Kandi kuva twatandukana ntiyigeze anambaza amakuru ye. Reba imyaka ishize uko ingana. Urumva bitoroshye rero. Aha ngo woroshye ntajya aruhuka koko. Ariko rero ntabwo ngiye ibyo bintu ndabasha kubikora ngo mbyumve. Ubwo si iyo myaka yose yabaga ahiye cyangwa se yabaga hanze y'igihugu. Aha
gahunda ze ntabwo zikindeba rwose gusa ndabizi ko yarahaye kuko najyaga mubona nta n'ukwezi kwashiraga ntamubona rwose humura ibyifuzo byawe natwe biri mu nshingano zacu nk'abarezi umwana wiga hano tuba tuzi umuntu umufite mu nshingano niyo yagize ikibazo niwe duhamagara ibyo ni byiza cyane rwose aho rwose ubu namubona ngo musuhuze oya ubu bari mu masomo keretse biza kuza mu gihe cy'akaruhuko urihangana gusange kwa nyirasenge atashye kuko umwanya yaza kumukaganira abandi baba bamusize cyakora byo ni ukuri niba rero hari n'ibyo wari umuzaniye urabimuha nagera mu rugo atashye urihangana ntuze kugenda ataraza uragira ngo se njyewe nagenda ntamubonye nibyo rwose bamukumbuye cyane umwana wanjye ngomba kumuba hafi nkamwibagiza iby'igihe cyashize byamukomerekeje ibyo ni ukuri ntabwo umwana akwiye kuzira imibanire mibi y'ababyeyi be niyo mpamvu nahagurutse nyine nkaza gukumira icyatuma asubira inyuma harya ngo urifuza iki madame njyewe nje kureba umwana wanjye umwana wawe umwana wanjye nyine ariko rubanda ntimugira isoni koko ubu myaka yose ushize urikoze ngo uje kureba umwana wawe iyo murebye se sinamubyaye sinamubyaye waramubyaye koko ntugamubyaye nyine cyangwa ari urugi koko wa mugore we wagakeciwe nunuke dore uko gasa ntuze kuntukira mu rugo rwanjye wa mugore we ntabwo utuka se urarinda unyima umwana wanjye waramubyaye ariko umwana ye umwana nyine niko se mugore mugore nawe umwana se yanzanye hano ari uruhinja nduzi ko ari uruhinja yarakobanye ameze nk'agakecuru ko muri rimwe bose utarabanaga na nyina ubu nibwo wibutse ko wamubyaye ko mubyaye nyine kuva yagera aha wigeze usubiza amaso inyuma ngo ubaze niba kinariho none uje kunshinga hejuru ngo umwana wawe nkaho namukwiye ibyo byose ariko nibikuraho ko ndi nyina nkeneye umwana wanjye icyo cyonyine nicyo ugomba kumva umwana wawe umwana wanjye ntabwo nirirwaga amuhetse mu mugongo yarazanye akada nk'akihene haza amatovu none ntunaje ngo ushimire ahubwo urashira isoni gusa rekeraho di ibyo byose ntacyo bivuze waramurerega uri nyirasenge ibyo rero nta gitangaza kirimo nutamwuma ntiyambaza abayobozi cyakora ndabona ntiyambaza abayobozi naje nje nyine naje madame naje nje ndataha se nabonye umwana wanjye cyakaho se nyine ceceka icyo ariko umwana wari warigishije imico mibi uguze ibintu yakoraga akigera hano ngo niwe yabibonanye ibiki se ure mubi gusa iyo unaniranye ntunihakabanga koko yakubonye ntiwamubonye wageze nagize niki ariko iyo mwanze umuntu muranamuhimbira nyorohera se nyine bakubonye mworohera iki riza nagombye kumurima bundi bushya murema nagize amahirwe mbona agiye ku murongo kandi nabwo ntacyo ndabara ishusho y'ibi wakoraga reba sinzi niba yaranamuvuyemo nta uravuga ubusa nta n'isoni gusa aha ndabizi ibyo byose ni ukunshakaho amakosa ariko ndajyana umwana wanjye reka se ukigira mwiza nyine nuse sindi mwiza iyo mba nkururana nkawe mba naragiye kukurega ko wakoraga ibiteye isoni mu maso y'umwana niba byarakubabaje si iyo ujyayo ra ibyo byose bivuga ngo ubone aho uhera unyima umwana wanjye rero se kunkora mu jisho yejesha sinanarikoramo mbese ubundi ko mbona uje amara amasara umuzaniye iki nk'umwana wawe utaheruka ndari kubamuzaniye iki se ntazi niba kinabaho mbese urabonana ngo umwana wawe utazi niba kinabaho ngo warabyaye ko nabyaye nyine mbese mwagiye mureka kujya mu byo mudashoboye aka nakumiro noneho ariko njyewe nakwiyamye kunuka nakwiyamye ubwo rero wibwiye ko umwana wanjye nzamubarekera muribeshya umugore nawe ariko ntuze kuntera isereri urabona wahereye wikomeza kuntesha igihe di kubyara uwo kujugunya warangiza ukanzanaho ivogonyo mbese mwagiye mureka kujya mu byo mudashoboye hasi nanjye wikomeza kuntesha igihe umwana iki tuvugana iki ntacyo nkivugana nawe hanyuma se niba ntacyo muvugana kandi mwarabyaranye umwana njyewe urumva afite icyo kuvugana nawe ndakumenyesha ko kuba naratandukanye n'umuhungu wanyu bidakuraho ko ndi nyina w'uwo mwana nawe akabasi ariko ye ibyo se njyewe nabihakanye icyo nashaka ni ukuzumvuza ahindura umbuza amahoro gusabye kumvira wa mugore we mama kumvira hari icyo mpfana nawe hari umwana wanzaniye njyewe ntacyo mpfana nawe nizeye ko ubizi urabizi niyo mpamvu nyine ugomba kuba umwana wanjye tugatandukana neza cyakora koko sinakurenganya nta n'ubwenge ugira ngo nabwenge ngira ntabwo pe uraje kubibona ubu nubwo nabinjije umuntu nkawe utagira umutima nawe mu mwana ngo nuko wamubyaye ubu niyemeje guhangana namwe nibwo muzabona ko nta bwenge ngira noneho ntabwo ugira rwose ndaje ndibereye habe na gake wakabugize se ubwo numva ugomba guhanganira iki ko ngo ntacyo mpanganira kandi mumfitiye umwana ubwo se uravugira kuki wowe se uravugira kuki uburanira n'umwana utanabyaye mva wa mugore we umugore nawe nakwiyamye kunyita umugore mva reka nkubwire
bizagiye ku ishuri ntahari urinde uri umugore rero simba namubonye rero Ndi simbona abana banyu bavuye ku ishuri. mwiriwe mwe bana Umva nagize ndamutegereza ubu nawe hafi simva ntamubonye. Bwisetswa si cyakora uteye agahinda ahinda. uzi guteza ubwagangura nyina warize Nyina nyine. ubu se ko uzakigira mu nzu uramumenye uramumenye Uyu mukobwa utunyuzeho se ni neza wanjye. Asigaye angana. ewe Cyatanzuye ko agusuhuza se arakuzi hano we. ubu utamumenye uvuga kuri nyina niwe ari kukumenya uragaragara Yego se ntabwo bishoboka. Liza ariko noneho utameze neza sheri ni ukuri mbwira icyakubabaje mukunzi dore nakusanya ahantu heza hatuje hitaruye rwose ngo tuganire dutegure neza ubukwe bwacu rwose ntabwo meze neza Peter ndumva ntatuje none se harabura iki koko rega ntabwo ujya umpa umwanya uhagije Peter ngo ikitora ubuse wakurikira ngo nkore iki mwana yanjye nakuzanye ahangaha hatari urusaku na rukeye ngo tuganire hari umwanya uruta uyu nguyu koko sheri ariko Peter niba atari ibanga ibintu ugiyemo n'ibiki ibigize nyine ndaguhamagara telefone ikikuraho ndaguhamagara nkumva urayivugiraho warangiza ukambwira ngo ububuze rwose mukunzi ntega amatwi mubwire urabizi mpafite gahunda nyinshi kubera akazi nkora niyo mpamvu ubona kenshi rero mba natuje ubwo koko mbyemera urambwiza ukuri Peter ahubwo se kuki utanyizera koko Dora ntabwo ari ukutakwizera Peter none ni iki ariko nabyo bibaye nta kibazo kuko kugira amakenga bibaho none si ikibazo ufite kuko ni ikihe Dora hari uko mba ntagize ariko Peter buri gihe turi kumwe uhaguruka buri kanya ujya kwitaba telefone aho nakumva ubwo se nakwizera ni ukuri winyishisha sheri mbabarira rwose ko mura ntacyo ngukinze uko byagenda kose hari ikintu mwishe Peter oya ubu namaze kubona ko umuntu ari mugari ariko si uko kumubwiza iki koko Dora reba kuva twagera hano ntibigeze utuza ngo ugume hamwe nibura mbone yuko turimo kuganira turi kumwe duhuje ubu se wanjyanaga ariko ikibazo bagize nuko ndimo kwitaba telefone koko none se ngiye ko ntayo ndimo kwitaba nuko ntayo mfite cyangwa nuko ntafite abamamagara tuza rwose mukunzi ntuzi bike ariko Peter mukunzi ntukanjijisha ariko ntabwo ari ukukujijisha ngewe nubwo wanzanye hano hantu heza ariko nta gaciro urimo kumva ndabifata nk'ubuhenda abana ariko si uko kumigenze gute niko sheri niki ntakoze ko nkugikore kuko mukunzi Peter niba waje kunyereka amazi nayabonye urabeho ndigendera ubushya ntukashukashuke sindishye ubushya ni ukuri rwose mbabarira ntabwo nafite umugenda reka nigende mbabarira please ngawe cyangwa se imbabazi aha ukanicara urakoze kwicara ariko Peter ushobora kuba ufite umukino nkina ntazi uwuhe se koko Dora ni ukuri kwimana ndapfuka oya wipfuka gusabye imbabazi rwose sinongera kwitaba telefone rwose umwanya wose n'uwawe ngiye kuguha basi reka telefone bite nanayizimya rwose ureba ndayishimisha sibyo ngiye kure rwose yanjye ntiyongere no kuntesha umwanya sibyo nagira wambabariye nagira nese yo urakoze cyane shiri Peter ndakumva mukunzi niba atari ibanga urankunda mbese ufite gahunda y'ubukwe koko kucyumashije icyo kibazo koko Dora sicyo cyatuzanya hasi erega maye hari ibintu umuntu areba bikamutera impungenge Dora rwose ndakumva Dora nkunda kuki ugira impungenge ku rukundo rwacu koko ko ntacyo mbuze urabona icyaburizamo gahunda y'ubukwe bwacu koko ari iki ntacyo ubuze nabibwirwa n'iki niba udafite urukundo nta kintu na kimwe ufite Peter uri kwitaka rero uri kwitaka noneho mvugikira ntakubeshye rwose nkurikije ibyo mbona hanze aha cyangwa ibyo ngewe nzi ntabwo nifuza kubaka urugo ari nk'umuhango ibyo bivugiye iki Dora ngo nk'umuhango nyine ariko Dora ntabwo nsobanukiwe n'ukuri uba ushatse kuvuga iki koko simbica ku ruhande rega ibigize
ngiye nkurikije ukuntu mbona ujagaraye mu rukundo ibyiza byose nkora mba mbona ari nko kunkinga ibikarito mu maso aho kugira ngo rero uzanshyire mu rugo untera agahinda ndetse bizagira ingaruka mbi no ku bana tuzabyara Peter niba ari kubuteganya ubwo bukwe tubureke tubivemo burundu Dora kwega amatwi izo ngingo ifite zirumvikana ariko ndagusabye rwose humura ibyo siko bizagenda urumva nkunda abana cyane ahubwo Imana izabaduye sibyo Peter ngenda kubwe ngo niba udahinduye uburyo nkubona unyibagirwe rwose ariko si wikwivumbura unyibagirwe ndakwinginze uzi ko niba ushaka kwigendera kuko ubu tugeze kuki nguhaye umukoro Peter uwuhe njyewe ndagiye Mana yanjye nzabanza ngenzure neza ibyo ngiye ibi hari kuko ubona nta nkomyi tuzasubukura Mana yanjye uza kunjijisha unyereka inyanja n'ibibaya ngo undi ndagize gusa ntacyo bintu Mana yanjye we sinshidukira ibishashagirana uzabaze urumva uragiye koko Dora urisanga nawe ko kuraza ukagomba gutegereza ntabwo ari kurimo kwakira umuntu oya rwose ugeza wisanzure nko mu rugo ubwo si ibyo muri bizinesi bibaho bitabaho erega abakiriya bararutana nkawe kuko uri n'umuturanyi birumvikana ko uri umwami ntareka abacuruzi mugira yanyiye ubushye twese atari amafaranga tuba tubazaniye yego ni amafaranga ariko burya hari umukiriya uzana amafaranga y'umugisha ko nanyuze aha mu kanya hafunze se wari wagiye wambuze ntabwo nakubuze nuko nahanyuze mbona harafunze hari udukoresho tumwe ntari mfite ubwo wahanyuze nagiye kudushaka amakuru kise kutaherukaga kudusura aho ntibibagiye ko twari abaturanyi di kandi ubona naje hari hashize igihe ariko nigeze kukubona uvuye kwa Blaise mu minsi ishize da Blaise se ko ari inshuti yanjye ni byiza rwose anyway amakayi meza urayafite ndayafite amakayi arahari ibintu byose birahari ku bwinshi yewe ntabwo none hari na byinshi rero ntabwo ari nk'ubushize ego disi Imana iba yahushyemo biba yahushyemo ko bigusekeje ariko uzi ko ari ubwa mbere nkubonye useka papa Lisa nibyo ntukuri mbega ukuntu useka neza aha wa mukobwa we nawe uri igitangaza none se mwihera amakaye angahe nzanira yenda nk'icumi yego ubwo se Liza yarakuze ku buryo asigaye akoresha amakaye 10 yose ra ntagakumi da yo ngaheruka ari akana ndumva ngakumbuye burya nkunda abana cyane nibyo cyane rwose erega abana ni beza disi ntibizagutungure rero ninkubwira ngo uzamunzanira nsure cyangwa nanjye unjyane musuri naragakundaga cyane hari ikibazo se nzamuzana rwose hanyuma ahubwo akira n'aka gakapu uzakamumpera uzamumbwire ko ari gift namugeneye ndishimye cyane rwose urakoze Julie ariko se papa Lisa ndakumva ubu ko kubona udakeneye umuntu kwitaho cyangwa se ahubwo ubona jyewe nakeneye umuntu wo kwitaho si ubushatse kuvuga iki Julie ako nawe nyine ntukajye wigira umwana ubwo se hari icyo utumvisemo uzakomeza kuba wenyine kugeza ryari uriya koko urabona Liza nkunda ntamurera neza wikwigora rwose koko kongera gutekereza ibyo bizamfata igihe kinini bihagije oya papa umutima wanjye warahinnye ikindi kandi ngomba kubanza kwita ku mwana wanjye sinshaka kumutera ibibazo urakoze kandi nari mbitabye ko Dora umuntu w'umurezi ko kuratinyuka ngo umwana ungana kuri telefone ngo avugane n'umuntu utazi rwose ndasaba imbabazi ntabwo bizongera none se urasaba imbabazi w'amateka yareze urayoboye koko twese hano ntituzi ibibazo uriya mwana aterwa n'ababyeyi batandukanye erega murandenganya rwose ndakurenganya kuko ntabwo uzi ukuntu nyina aherutse kuza hano aherekejwe n'umugabo utazwi akadusanga ngo nitumuhe umwana musuhuze yahura neza akamubwira ko uwo mugabo bari kumwe ari papa we
icyo gisa niba ukuntu Liza yamaze iminsi no kwiga byaramunaniye yigunze. uriya mugore twariganye rwose yewe twari n'inshuti gusa natunguwe no kumva ibyo yakoze. Ibyo kuba inshuti ntibindeba, icyo nkwihanangiriye no gukina n'ubuzima bw'umwana w'abandi. Kuri ndabyumva ariko yaranyinginze ngo aramukumbuye ninamuha musuhuze. Ntabwo nari nzi yuko ari bumubwira amagambo amutera guhungabana. Ibyo ugomba kubyibagirwa. Na se yaje hananyihanangiriza ko uretse nyirasenge umurere nta wundi muntu uzaza kumusura hano ku ishuri. Yanyeretse umwanzuro w'urukiko igihe bahanaga agatanya ko umwana agomba guharirwa se kuko ari we witaye ku burere bwe. Ndumva bitoroshye none ndasaba imbabazi ariko nukuri ntabwo byoroshye nyine. Umutekano w'umwana urerwa hano kuri rino shuri uwo ari we wese ugomba kubungabungwa. Ni inshingano zacu kandi tutabyubahirije tuzabiryozwa. we ni ukuri rwose ntabwo bisongera. Nk'ubu ngubu koko urabona ikizamini Liza yakoze nyuma ya biriya bibazo yahuye nabyo azakibonamo amanota angahe? Yewe nta nayo rwose mu bigaragara iki gihembwe yaratsinzwe pe. Adatsindwa se urabona Rwaserera yagiye ahura nazo muri iki gihembwe zimworoye, nawe ugatinyuka ukabigiramo uruhare koko. Narabibonye rwose wa mugani iki gihembwe yatangiye kujya yigunga ukabona ntabwo ahari, mbese yahinduye imyitwarire ku buryo bugaragara. Dora, Karame, ndakwihanije ubwa mbere n'ubwa nyuma kuko nusubira gukora amakosa nk'ari uzirukana. mwana we rwose ntabwo azongera kugira ibibazo ari njye ubigizemo uruhare. Nanjye gutsindwa ko byarambabaje. Ntabwo numva ukuntu utinyuka kubuza umwana kwiga ngo navugire kuri telefone. wowe se kandi uteturutse ngo nteye n'urukahe mbwira kuzanye ukomeza urugendo ese ko numva unyuhura ariko haba kuntereje ra umva mbwira kugenza ureke kuntesha igihe icyo nagutayeho kirahagije ngutesha igihe se uranshinzwe nanjye nibyo binyobera ko ndagushinzwe uranyiruka inyuma mu buhe rwego sinkeneye gutindana nawe di icyo nshaka ni ukukumenyesha ko mfite uburenganzira bwo kujya gusura umwana wanjye igihe cyose nshakiye urumva mbise ngo warabujije no ku ishuri yigaho kujya bamuma umwana wawe sikiki si umwana wanjye nyine mbese ubu kuva yavuka nibwo atangiye kwitwa umwana wawe si umwana wanjye se sinamubyaye yarajyaga arwara nagusigira amafaranga ngo umuvuze ukayategesha moto ukigira mu mahoteli ibyo subizanye nta gihe ntazabizana urimo urata igihe rero urumva umenye ko mfite uburenganzira kuri Liza nka nyina wamubyaye ubu si imyaka ishize yose warigize inkumi itarigeze nabyara wigeze umbwira ko ushaka kujya gusura umwana wawe ndakubuza ariko ubundi kuki ngomba kubanza kugusaba uburenganzira ahubwo utabinsabye waba ushaka ka munani njye sinyikwinginga urumva nta n'impamvu yo kukumenyesha gahunda zanjye kuko ntukinshinzwe nta n'ibyo nifuza urabyifuza se kubivane he umva di ibyanjye nawe byararangiye wibyuka untera umwaku ngutera umwaku se nijya gutera ubutindi ahubwo ndaje duhangane byandi ku byumbe ndaje duhangane ariko wa mugore we ko naguhaye rugari uranshakaho iki nongere nkwihanangirize ntuzibeshye wongera kujya gutesha umutwe Liza ubu ntarwaye ntiyahungabanye kubera amagambo wagiye kumubwira njye se namugize nte ubwo rero waragiye uramunyangisha mukwangisha se ubundi yigeze akubona hehe ngo amenye ko uri nyina gukunde ubwo rero ntuzibeshye ko nzaterera iyo mwareka kujya musura urumva mbifitiye uburenganzira di umva daya iki se nakubwiye ko ugomba kujya kumureba ubanje kumbaza ibitari ibyo rero uzahabura n'ingorane izihe ngorane mfite urupapuro rw'urukiko rugukumira kuri Liza ubwo rero nawe uzaza n'urundi uvanyeyo rugusubiza uburenganzira bwo kwisanzura nta ngorane mbonaho winyishongoraho kuko twaramubyaranye urumva ibyo wihaye byo kujya utesha uriya mwana umutwe umubuza kwiyigira kubera amagambo mabi umubwira umunsi nabihagurukiye uzabona ingaruka zabyo hanyuma se wamubwiye neza ra mubwira iki icyo atabonye ni iki arakuzi bihagije icyo nifuza no kuri Liza yiga neza agakura akazagira icyo yimarira mu gihe kizaza nagera igihe atagikeneye kurerwa rwose azahitamo agumane nanjye cyangwa gusaga kuko byose ni uburenganzira bwe ibyo byose nibyo wivugisha yewe nzahangana nawe urumva wibwiye ko ibyanjye nawe ngo byarangiye harya ntibishoboka kandi ufitiye umwana mbikubwire ko ari ntibishoboka ariko daya iki se ko nirinze kugukubita tukibana kandi wari warandaniye ngo kugira ubu ngukubitiye ahangaha kuko unyizaniye hari umuntu wakumbaza ibeshye se umareho ibeshye imbwa zikurya yewe nubwo se nari kwiyanduriza ubusa nawe ntiwora mbaye iki se urabona mbaye iki ntacyo ubaye ntacyo nyine sinigeze mbona umubyeyi udashakira umwana w'amahoro
buriya se ubundi ubwo arayafite waramuciye kuri nyina. reka mbigusubiriremo mu gihe cyose agikeneye kurerwa uzajya umubona wabanje kunsaba uburenganzira ari we ubwo se nkamenya ibyo uvugana nawe kuko sinifuza ko umusubiza inyuma nakura zifatira umwanzuro wo kugumana na se cyangwa gusanga nyina nta yandi magambo yawe yendeye kumva kandi mvira haga hasi wandaye wowe nshaka nyine utangusha ko se genda mva mu maso wandaye mubone nanjye ngomba kumubona nta soni Lisa kuje mu isoko kandi abandi barabari mu bizamini. Erega ntabwo nshaka kujya ku ishuri rwose. Yagenze bite Lisa? Ndumva nakwigumira nawe hano ku isoko. Mbese ubundi wahise nkigumira hano nkagufasha gucuruza. Ego mwabagesiramo. Niko Lisa, urashaka kureka ishuri ukaza gucuruza? None se hari umwana ungana nkawe ucuruza koko? Erega singishaka kujya mu ishuri. None se Lisa, Karame. Sinkunda koko. Ituri inshuti. Yego. None se kuki ushaka kumbabaza? Ndakubabaje. Urambabaje cyane rwose. Nkubabaje gute se? None udashaka kwiga koko? Ubwo urashaka kujya wirirwa uzerera maze uzitwa umwana wo mu muhanda? Ntabwo nazerera ahubwo najya ngufasha gucuruza. Ariko se noneho watewe n'ibiki bituma udashaka kwigariza? Mbwira rwose humura. Erega mwarimu wanjye asigaye yirirwa amatelefone ngo mvugane na wa wundi wavuga ngo ni mama kandi ambwira ibintu bibi. Ugize ngo ikiriza? Ugize ngo iki? Yarambwiye ngo papa ni umugome ngo kandi azashaka undi mugore maze anyice. Ego baba rero niko seriza. Karame, uwo mwarimu wawe nibyo yirirwamo? Amatelefone kenshi ngo mvugane na mama kandi ambwira ibintu bibi gusa. Lisa mwana wanjye. Karame, ngaho ujya ku ishuri udasanga ibizamini babirangije. Ndaza kureba umuyobozi wanyu mubwira ikibazo cyawe. Sibyo? None se shanga mwarimu ntiyongera kuma telefone ngo mvugane na wa muntu mbigenze ko umwihorere umubwire ko udashaka kuvugana nawe. Humura ntacyo uzaba turagukunda. Sibyo? Yego. Ngaho ujya ku ishuri ndaza kukugurira amandazi. Ugenda amahoro. Yego. Iryo shyano ry'umugore rishaka kumbuza amahoro rirabona umuruho ryanduhije udahagije koko. harya ngo uri directrice w'iri shuri? Nyobora ishuri ribanza riri hari hakurya. Hafi hano? Yego. Ntabwo riri kure ya hano, ni hano hakurya rwose iyo uhagaze hano hanze uba uhareba. Ndarizi iriya ndarizi. None se tugufasha iki? Yewe burya mu kurera abana duhura n'ibibazo byinshi wa muntu we. Nta kundi kurera no kwihangana. Ariko se kutambwira ikibazo cyawe ngo tugufashe? Yewe ubu mfite ikibazo kitanyoroheye na gato rwose. Kimbwire rwose tugufashe nicyo tubereyeho. Ubu rero nk'uko nahoze mbica ku ruhande mfite ikibazo ku kigo nyobora. Ubwo ndakiyitirira ariko singewe nyirizina kiriho. Ni umwana uhiganje kuvugira. Gusa nanjye kingeraho kuko nk'umurezi bimbuza amahoro. Okay. Ngaho komeza umbwire uko giteye nguteze amatwi nta kibazo. Umwana yitwa Liza yiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza hari iwacu. Akaba yarahazanywe na se umubyara. Hanyuma se umubyara yitwa nde? Yitwa Kalisa. Kalisa. Ngaho komeza nta kibazo. Ubwo rero umwana akihagera najyaga nkunda kubona yigunze ariko akaba n'umuhanga cyane. Noneho nyuma asaza kuza kundambwira amateka ye. Ngiye kugerageza kunyuramo kugira ngo muze kubasha gusobanukirwa n'ikibazo uko giteye. Oya nta kibazo rwose we bimbwire byose kandi nabyandika. Yambwiye ko Liza kuva akivuka atigeze abona urukundo rwa nyina. Kuko nyina yamubyaye atabishaka. None se yamubyaye atabana n'umugabo we? Ngo barabanaga ariko nyina uwo yarinda nubwo se atarabizi. None se bisebwe n'iki ko ari indaye? Ngo yaje kubibwirwa nuko umugore akimenya ko atwite ngo byaramubabaje cyane. Ese undi yaba yarakubwiye amazina y'umugore we? Ngo yitwa Diana. Ngaho komeza umbwire nta kibazo. Ubwo rero ngo umwana amariye kuvuka ngo nyina akajya agacira mu maso rwose ntakiteho. Mbese ubwo se niwe wajyaga agerageza kukaba hafi iyo yabaga ahari. Tumva bibabaje rwose. Ngo amaze gutangira ishuri ry'inshuke rero ngo nyina ajyaga akajyana agakubita gutyo. None se kuki atamwijyaniraga kandi siko nyina atamufashe neza? Ibyo nanjye narabimubajije ambwira ko ngo yakoreraga kure ku buryo yatahaga nijoro ngo hakaba n'igihe yakoreye ahandi ntatashye.
ubwo rero muri uko gutoteza umwana ngo byageze ubwo ku ishuri bajya bahamagara se ngo umwana yabuze umucyura rwose ngo yahamagara nyina akamubwira nabi ngo ntahari nawe najye kumucyura ibase ariko n'ibyo nibikira ngo inshuro nyinshi rero ngo abaturanyi bajyaga batoragura umwana yasinzira inyuma y'urugo ngo nyina adahari kandi se nawe yagiye ku kazi. Ibyo bintu birababaje cyane pe. Ibyo rero byatumye umugabo yitabaza inkiko babaha agatanya kandi bategeka umugabo ko ari ugomba kugumana umwana kuko ari we wari ushoboye kumwitaho. Gahambwira rero none si ikibazo nyirizina ubu ni iki? Ikibazo mfite rero ni uko ubu ngubu umwana aho yiga iwacu nyina akomeje kumubuza amahoro rwose. Kumubuza amahoro? Kandi se yambwiye ko nta wundi ugomba kuza kumureba usibye we cyangwa nyirasenge babana. Ntibishoboka. Haryo umwana ngo afite imyaka ingahe? Afite imyaka 10. 10 yonyine? None se nyina haza gute? Amubuza amahoro ate? Mu minsi ishize yaje ari kumwe n'umugabo. Isese? Ashwi. Barambwira ngo barashaka umwana. N'undi mugabo utari wese w'umwana. Ubwo yambwiraga ko ngo umugabo ari wese wariza. Kandi ngiye nzi ko se wariza ari Kalisa kuko ari nawe waje kumutangiza. Umwana rero naramwimanye. Hanyuma mu minsi mike rero nyirasenge wariza babana yaje kumbwira ngo uwo mugore yaje we akabwira umwana amagambo adakwiriye bigatuma ahungabana. Tumva bitoroshye. Ure kibazo gikomeye gitumye nza hano. Nuko umwarimu wigisha Riza ajya muha telefone akavugana na nyina. Kandi kibabaje ngo Riza ntamuzi. Ngo akamubwira amagambo menshi mabi kuri se. Mbese akamutesha umutwe bigatuma ahungabana ntiyige neza rwose. Ko numva ari ikibazo gikomeye se. Ariko tuza directive. Iki kibazo tugiye kugikurikirana byihuse. Uwo mugore tugomba kumukurikirana. Byamuhama akaryozwa kubuza umwana umudendezo. Rwose mwamugize neza kuko nanjye birambabaza cyane. Aho yagize neza kuza hano mu bugenzacyaha. Uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa uko bwakabaye. Kandi n'uwo mwari mutinyuka guha umwana telefone naho umukurikirane nibiba ngombwa hano. Namwihanije ngo ntazasubire. Ibyo ntabwo bihagije. Ugomba kugira ibihano umufatira mu rwego rw'imyitwarire nk'umuyobozi we. Sibyo? Ndumva ari byo. Naho umubyeyi gitowe. Gusa tugiye kumukurikirana tumuhagurukire tumukurikirane nibimuhama kandi azahanwa. Ibintu wihaye byo kuza wenyine ngo ngusangeyo ni ibiki? Ikibazo wagize koko Diana? Nakigira se. Ubuze inshuro zose nateze nk'imodoka, amamoto, rwose uyu munsi wamemukiye cyane. Uri nakuyemukiye gute se? Ariko sa ubwo ngwino ngwe mudi. Nanjye ndangwisha. Reka basi guhana buri dora gatutu kakurenze. Isugo nubona ko narushye. Uzi kwiruka ku muhanda negereje imodoka nkanayibura nkajya mu by'amamoto. Isundi kuki waje kure cyane we? Inshuro zose nateze. Reka wanze no kusohoza. Ibyo bintu byose ubaza kose ugomba no kumenya ko igihe cyose ubuzima butagomba guhora bworoshye rwose Diana. Ntabwo Peter ubwo koko umuntu nkawe ufite amafaranga ni gute uvuga ko ubuzima buruhije? None se ubundi simbona wazanye n'imodoka? Ntayizanye rwose imodoka. Ariko nyine si ngombwa ko buri gihe abantu bose bazajya babona ko dusohokanye. Ariko ibyo utangiye ubundi ni ibiki Peter? Utangiye ibiki? Ubundi se uragira ngo nkubeshye? Hanze harega amagambo abari ishyano ryose da. None se ubundi wibwiye ko hari uyobewe ko dukundana? Bategereje ubukwe bwacu ari benshi rwose. Gusa ikimbaza ni kimwe. Kahure ni igize kandi gikora. Kubona dukundana imyaka ingana gutya utagize icyo uzi ukaba ntacyo wibwira koko. Uragira ngo nibwire iki kindi kandi Diana? Vampire. Icyo ushaka cyose sinyugwa koko. Ibyo ntabwo bihagije Peter. Ntangiye rwose kutagushira amakenga. Ariko se none haya amakenga yose ndayakwiza hera. Uwari we wese arahaza ngo ntashira amakenga. Singufashe. Ufashe ngire. Ugomba kumbwira abo bantu bandi bakubwira ko batagushira amakenga Peter. Ugomba kubambwira. Nagorwa ye. Gorwa sibi. Siko ngiye gutanga raporo zidashira. Nanjye nkabibona ye ukuntu wiharaje kwanga kuntwara mu modoka ngo nintega amamoto nirirwe ku ruzuba. Ariko kuko Diana. Iki se iki? Mbabariye ko ugatuza ukareka gusakuza tukaganira neza ntanze. Cyose ubizanye. Tuganira kuko tuganiri. Ubu koko urabona utarimo kunkomerekereza umutima. Ubwo se nawe wakomereka umutima shusho? Nakomereka se.
urabona udatangiye kumbabaza kuko kubwira ibintu urimo rwose ugomba kumbwira ikintu urimo kwirisha. Ariko Diana ushobora gutuza ko aricyo nagusabye. Babarira rwose utuze ubundi umwere icyo wifuza nyiguye. Ngo icyo nifuza Igiye ko nyine kimeze gute? Sese ngaho nawe ntuzi icyo ushaka. Iri gusa ko numva utangiye kuciye imigani ku manywa. Ibyo byo bishe bi Mbaye gacana imigani nose. ko twajyaga dusohokana tukarya tukanywa tukishima, uyu munsi byagenze Byibaza ari wowe ibyo byose si wowe bitangiye nyine se wabizanye. Waje uvuga nabi usabye kunsuhuza utabishaka wirakaje. Ubuze si wowe bitangiye ahubwo wowe wabyishe kare ubwo wangaga kunzana ukambwira ngo nintega amamodoka n'amamoto n'ibiki byose. Buriya rero nakwigaga Diana. Wagira Kandi gute? nakwigaga rwose kandi nakumenya. Ubundi suranyoboye uretse kunyitoratozaho. Nkunda kuvugisha ukuri rwose. Kuri kuzuye. Reka twiganire ikigenzi. Niba atagiye kumbwira iby'ubukwe rwose tubyihore. Tuza rero nkubwire. Buriya rero nuko utabizi kuba tutazanye nagira ngo umenyere kuzajya wizana. Umenyera iki Peter? None si imodoka ugiye kuyigurisha? Oya sinzayigurisha rwose. Nise kuki umbwiye ko nzajya nyizana? Sinakubwiye ko utangiye kujya umbangikanya n'abandi ukamakanya. Reka ye ari ubu niwe uvuga gutyo. Ubwo se nawe wababazwa nuko nakubangikanyije ra? Bitambabaza se. Cyumva ko bitambabaza. Rekeraho. Ndakuzi. Ubwo urumva nakwigereka bari umusaraba ngo ndakora amakwe nawe. Ngo? Nduzi kubukwe bwo ntabwo. Ibyo wakoreye Kalisa se sinabibonye. Ariko suwashati. Oya nsubiza. Ngewe se ndiki ku buryo utabinkorana. Nukuvuze Peter. Nukuntu watumye nisenyera urugo nukubwiye. Fabese. None se ninjye wakubwiye ngo wanjye n'umwana wibyariye. Nsubiza hose. Ntabwo nabana n'umugore w'inyamaswa nkawe. Sinshobora. Uncuke ngo urankunda. Utume nisenyera urugo unyiziza itangazo kuko nyine icyuma rero. Ariko tuvugishije ukuri kuko Diana. Ukuri. Babarije mukwire. Ubwo urabona nagushyira mu rugo nkajya ngenda ntuje mufite umugore. Kubera iki se? Oya. Ubwo nanjye ejo wangira nka Kalisa. Gutezi ko wenda gukunda. Reka kwiriza kandi burya ngo kuri kuraryana. Niba ari ubuzima twaraburiye bihagije kandi nibyo washakaga sibyo. None rero jyaniraho nanjye ngiye kubaka urugo nk'abandi basore bazi ubwenge ti. Urumva? Byumwere koko Peter. Ubwo urumva ibyo bintu wabinkora. Tumaranye nibwira ko tuzabana. Ukuntu wanesheje umugabo n'umwana kuko ibyo bintu wabinkora. Diana nakubwiye ibyo bintu by'amarira atamaye agaciro bireke. Kose wimbeshya nturi umugore wo kubaka urugo nagato. Kubera iki se? Oya. Ubwira uri we. Uruwo kuryoshya gusa. Zibanga osenye. Ndavuze ngo funga umunwa wawe. Ndazibye. Warugomewe. Tangaza byose wanyijeje kuko nukunguka ibyacu birangiye Peter n'ibishoboka. Ariko se ubuzima buryoshye washakaga narabuguhaye bihagije. Siko nakubwiye. Agira ngo ahari ngira ngo bigusubirire. Hasigaye rero ndeka nite kuri Dora wanjye nihebeye umwari w'umutima uzanderera abana. Ngo nde Peter, ngo Dora ngewe nzi. Shawe ndenganya kwini we ntako ntagenda wakacutse. Ntako ntagize nukuri. Utagize wagize ikisi. Ubu ntabwo duhombye. Kandi ari kujya dufata neza. Ndabitekereza nkumva ngiye guta umutwe wawe kikomeza kuntera umujinya ahubwo. Uguze ubugambo bwose namubwiye ngira ngo ndimo ndabwira umuntu. Ubugambo butamwemeje se n'ubugambo nyabaki. Ako kwini waretse. Ubwo se ninjye wanze kujya ndamarara muri aya mafaranga ya Kalisa. Akuzi ukuntu asigasa. Uzi imodoka yaguze. Ubwo nta n'ubwenge ugira. Wakubwira ukuntu namuhaye agakapu ko gutwaramo ibikoresho by'ishuri wazakamperera iza nzi yuko biri butuma ashiduka akanyiyumvamo sha. Nibyo. Erega ndakubwira ko ntako nagize ukagira ngo ndakubeshye. Ahubwo numvise nkatiye numva nahita nkamwambura. Ukuntu nanarebyemo akeza kuruta utundi twose kanahenze cyane kuturusha. Ugomba
gucika intege uzajya ushaka ubundi buryo wamwegereza yewe azagera aho yemera ubuhe se uburyo ni bwinshi yewe none zo urumva wakomeza umuntu gutyo gusa gaho se mbwira kwini we erega wenda kwizera ufite ubunararibonye ubu ngubu wagombye kuba waribitseho nimero ya telefone ye yo ako ko karancitse kabisa ntayo namusabye n'igihe tumaranye anase nyine urumva utarakajibwe ubwo se wavuga ko wamuvanyeho iki nta nimero ya telefone urizi yuko kugira ngo umenyane na Peter yajyaga aza kureba Diane kandi urabona ko ingo zacu zari zifatanye nkahita mwiganirishwa nyine maze nkanamusaba nimero za telefone ukarisa naza ndahita mbahamagara ohereza umugore w'abandi nzibona ntyo nyine uziko ngutinye none se ndi mugenzi wawe siko byatangiye rimwe na rimwe akajya ampamagara nkagenda akangurira hanyuma se umugabo wawe ubwo yagiraga ngo iki ende bureze se nyine yarumiwe nyine yavuga iki se none se ko nabonye ari inshuti ya Peter ubwo ni gute atarabafata twese turi ibicucu aha muvuyeho pe gusa mpa nimero ya Karisa nzajya nkomeza ngerageze wenda bizagera aho bikunde ahubwo se mbwira twariye twanyweye twahaze mbwira koko Peter wambwiye ko ari buze akishyura ari hehe ibyo twatumye byose uziko naya nzoga twatumye tukigera hayashize si byo se kandi njyewe ndumva rwose kariya kayoga kari gakaze kangezeho neza umva natagiye gusida mukunda mubwira nanjye nuko pe ariko wenda dutumize ibindi we n'ubundi dore tumaze isaha yose nta kintu tunywa nta kintu turya wenda Peter naza arabyishyura nabyo reka nkubwire reka muhamagare numva uko bimeze ndareba kongera gufata ibindi muhamagare noneho nyagasani nikuye uzi kumubwira Peter atariho ibintu byose ibaze nk'ubutu umubuzi we wongera umuhamagare kwine wongera umuhamagare ariko ariko Peter yaducerembye pe ntabwo ibintu yajyaga gukora ahubwo dore seriveri araje kuko se ntabwo uri gucamo ikiwe nagiye kera kubusa nimwakira agafatira ngo ibihumbi 150 ubusa yose turayakoresheje yego namwe ntimuga inzoga mwanyo yigura ngahe si amafaranga 100 hanyuma se nimwanariye murumva yose hamwe arangana yewe nibyo koko uyu musore ntabwo abishya kwiga reka wabishya rwose dutegereje umuntu waratubwiye ko ari butwishyura none twamubuze ayinya ngo mwamubuze ibyo ntimubimbwire rwose muranyishyura nako nta byinshi uvugana namwe hereza ayo masakoshi
sheri ngwino ariko ushobora kuba waribeshye ko riza akiri wa mwana wa kera wajya gutaha ubonye ukigendera urabona ko wamubwira ibyo wishakiye byose si wowe se wirirwa umunyangisha njyewe ndakumenyesha ko ntava hano namutwaye ibyo ubimenye ngwino rata twijyanire riza ngwino rata ntuzi ko ndi mama wawe ntubizi ngwino sheri ntabwo njyana nawe utongera kunkubita papa rekura umwana se nyine bakubona urashaka ko ingaruka z'ubugoryi bwawe muzifatanya rero ariko siyo nduru niyikira mama umwana wanjye di mama umwana cyangwa ajya kubarera abaye wowe kubera ko atagikeneye kozwa no guheka nyine ahubwo se niyo mukwiye kwibera imburagihe ngo atazajya mubuza kwigenda ntagenze ndware nawe dore buzariza amahoro kurwana nande ibona polisi baje bati bazanywe n'iki ibyo nta byari birimo ariko ko mutongana n'ibiki rwose umugore uri hano yadusibye mutuze Diana n'uwe muri mwe dore n'iri cyane cyane ariko mutuze ariko jewe se nagize ne rwose mudufashe abayobozi uyu mugore ni gatumwa kuri uyu mwana dore ubu umwana yahungabanye atari mwebwe se uragira ngo se hari ikindi nitugiye kwa muganga simbimenye ni mwebwe ariko kuko aje hano umwana arahungabana umva mutuze gato Diana jya mu modoka tugende uyihe modoka ukeneye kuri station ya RIB hari ibyo ugomba gusobanura ku bijyanye no kuza umwana uyu ariko mundeke rwose mvaho se nyine ese kubanza ugira n'agasuzuma ariko se koko uratinyuka ukanikanansura imbere y'abashinzwe umutekano nawe hari aho bahishe se akasakumirora